yakuze yifuza kubona papa we wamubyaye, ko ngo yumvaga abandi bana bahamagara papa nawe akifuza kubona papa we. Ntabwo twigeze dukundana, yaje ahantu nakoraga turakorana, tuba inshuti bisanzwe nyine nk'abantu babana mu rugo. Twisanga yanteye inda, ntabwo twigeze dukundana, nta rukundo twagiranye na ruke. Mwakoraga iki? Twakoraga akazi ko mu rugo, we yari ashinzwe guteka, njyewe nshinzwe gukora amasuku. Yitwa Nzayituriki Sarafina, nawe yavutse nk'abandi bana, gusa disi ubuzima bwaje kwanga. Yashidutse yatewe inda n'umukozi wo mu rugo bakoranaga akazi ko mu rugo. Akimara gutwara inda ubuzima bwaramugoye cyane, biramucanga kugeza naho yumvaga abantu bamugiraga inama yo gukuramo inda, gusa bikarangira Imana ikinze akaboko akabyara. Ubu ngubu nyine ibintu byose biba biri kureba mama, kubera ko nanjye mba ndi kumwe n'abana, ntabwo mbona ukuntu njya gushaka amafaranga. Nitwa Nzayituriki Sarafina, navutse ndi umwana umwe, mvuka nisanga ntari kumwe na papa. Papa yateye mama inda ntibabana, mvukira ku wundi mugabo. Mama nje kumubwira ngo nanyereke papa wanjye, arambwira ngo niwe papa. Ndamubwira ati ko bambwiye ko atari we papa, kandi nawe ko yambwiye ko atari we papa wanjye, wanyeretse papa wanjye ngo ababikubwira uzagende bamukwereke. Baratandukana, uwo nyine nisanze ndiho ntago abyara. Cyarangiye rero mama batandukanye, mama turaza turabana i Masaka, twabaga i Masaka turaza turabana inaha. Ndangije nyuma ngize imyaka 15 nza kumenya papa wanjye, nsanga ngo abarizwa muri Kibungo, sinabasha kugerayo. Nshaka nimero ze ndamuhamagara turavugana, arambwira ngo nanjye yari yarambuze, ngo yabazaga abavukana na mama ngo nomero zanjye cyangwa ngo uko ngaho mbarizwa, ngo bakamubwira ngo narapfuye, abandi ngo ntago bazi ngahantu mba. Ubwo mama ngejeje imyaka 15 ndi gushakisha papa, 14 ndi gushakisha papa naramubuze. Mama aza gushakana n'uyu mugabo, barabana, turakomeza turabana, sinabona aho kujya. Birangije baza kubyara, ntangira nyine gukura, ngejeje imyaka 17 ntangira kumva nshaka kujya mu kazi ko mu rugo. Nabonaga ibintu byo kwambara, ishuri narivuyemo, ibintu byo kwigurira imyenda ntago byari binyoroheye, n'inkweto. Ntangira kujya mu kazi ko mu rugo, maze kujyayo ntangira gushakisha amafaranga. Mba umukobwa mwiza nyine nanjye uri kubyiruka, ndiyambika, ngura imyenda n'inkweto, nkagura amavuta meza, mera nk'abandi bakobwa. Ubwo rero ngejeje imyaka 20 ngiye gukora mu kandi kazi, narazaga nyine byageraga nyuma nkaza mu rugo, ndongera nsubirayo, murirayo n'umuhungu. Arangije antera inda, ndataha. Azakazajya anyohereza amafaranga rimwe na rimwe, akanyohereza imyenda kwa muganga, nitwe twiyishyuriyeyo. Kurya ni twebwe, nta kintu amfasha ubu ngubu, n'igikoma yewe nibyo. Nagiyeyo, twabaga i Masaka, natangiye kwiga mfite imyaka 7, niga mu wa mbere ngarukira mu wa 5. Mu wa 5 no mu wa 4 nahigiye inaha. Mu wa 5 rero nahageze, mama yarandiraga neza, amaze gushaka umugabo birarangira, mpita ndivamo afite inda y'amezi 6. Ni icyambabazaga nuko nabona mvaga abana bahamagara papa wabongeyo ntawe. Ntabwo twigeze dukundana, twahuriye mu kazi,
tuba inshuti bisanzwe, twisanga yanteye inda. Byarangoye, twapanze no kuyikuramo, bigeze nyuma nabwo ndabyanga, ndavuga ati bitangiraho ingaruka, ndavuga ati Imana niyo nkuru izareba ikizaba ku mwana wanjye. Ukiri aho ngaho, ese wisanze utwite wari ukiri aho ngaho mu kazi cyangwa wahise ujya mu rugo? Njye natwise ndi mu kazi, mva yifite amezi 4. Mfite 20 nibwo nari nyujuje. Wisanze utwite amezi 9 nyuma mu kubyara, ubu tugiye ko ari mu bifashije n'ubundi nitwe tukiyifasha. Nifuza ko umwana wanjye agomba kwiga, akanyigira amashuri ntize, kandi akabona n'akazi keza, nyine akambera umwana mwiza. Ngaho dufashe utubwire, nko ku myaka yawe 20 wabyayeho, tubwire ese ubona ubushobozi bwo guha umwana, cyangwa se ubona wenda hari aho wakura amafaranga, cyangwa nyine ubona bikugora? Naho nayakura. Ubu ngubu nyine ibintu byose biba biri kureba mama, kubera ko nanjye mba ndi kumwe n'abana, ntabwo mbona ukuntu njya gushaka amafaranga. Hano nyine urabona kurya ntabwo biba byoroshye. Nk'umugabo wa mama yari amaze iminsi arwaye nk'amezi 4, nibwo atangiye gukora. Urumva nyine twabaga mu buzima bugoye, mama ari ujya gushakisha. Ubwo urumva rero ubu ngubu ntabwo n'ubundi twari twafatisha ubuzima. Serafina nubwo abaye mu buzima bugoye cyane kandi bubabaje, ku buryo hari n'igihe abura n'ibyo kurya. Gusa we ngiyo yarebye umwana we aba yumva yishimye cyane, kandi nibyo pe, aba agomba kwishima. Gusa disi ubuzima buramugoye. Kijya kinshimisha nuko njye mba ndeba umwana wanjye, bambwiraga gukuramo inda, ntabwo nigeze mbumbira. Ikindi kinshimisha nuko mbona nyine mama nyishimiye, tajya noteza cyangwa mbwire nabi cyangwa nganyirukane. Nk'ubufasha nyine nashaka ibintu nacuruza cyangwa icyo nakora. Njyemba numva nacuruza. Wacuruza nk'iki? Wacuruza nk'iki? Nacuruza nk'ibintu bijyanye n'imbuto cyangwa iby'imboga. Yego. Nifuzaga kuzaba mfite akazi nyine katari hasi, katari no hejuru. Nk'akazi kameze gute? Ushobora kutubwira wenda ikintu wifuzaga nyine kuzaba? Ushobora kuba wifuza kuzaba iki, cyangwa umuganga cyangwa iki? Yanjye ntabwo nifuzaga ibyo ngibyo, nifuzaga nko kubona nyine ndi gucuruza nko muri butike yanjye. Nifuza kuzaba umucuruzi? Ikintu nasaba abantu bazareba inkuru yanjye nuko nyine nabo bamfasha, nkifuza ku byo nshaka kugeraho, kandi Imana yabaha umugisha. Nifuza nyine ko umwana wanjye yakiga amashuri yose akayarangiza, mbonye nyine ubushobozi akayarangiza, Imana ikamuha akazi, namusengera Imana ikamuha akazi. Ariko njyewe hari ikintu nshaka kukubazaho gatoya ku gutwita kwawe. Ese uwo musore mwarakundanaga? Ese yagufashe ku ngufu? Mwari mwabyemeranyije? Ese ubu ngubu yemera umwana? Ndashaka nyine tubwire story irambuye ku gutwara inda kwawe. Ntabwo twigeze dukundana,
yaje ahantu nakoraga turakorana tuba inshuti bisanzwe nyine nk'abantu babana mu rugo. Twisanga yanteye inda, ntabwo twigeze dukundana, nta rukundo twagiranye na ruke. Mwakoraga iki? Twakoraga akazi ko mu rugo, we yari ashinzwe guteka, njyewe nshinzwe gukora amasuku. Ubwo rero twisanga yanteye inda, maze kumubwira ko mfite inda arayemera avuga ati nta wundi ni njyewe. Arangije arambwira ati ubwo nintahe mu rugo nyine njye gushaka uko nabyara ndi mu rugo. Ndataha aramfasha akajya anyohereza amafaranga rimwe na rimwe, nka rimwe mu kwezi ngo ninjye kugura imyenda, kongera hashira amezi 4 ngo ninjye kugura ibyo guhekamo. Ubwo ngubwo birangije, ubu ngubu ubwo ntabwo ari kuyohereza, asigaye yohereza bigoranye. ubuzima ni bwiza imbere sibyo, ujye ukanda usenga sibyo, kandi urakoze cyane. Itsinda ryacu rero ryitwa ubwoko kigiye kuzibira amatwi y'Imana. Yego. Shima. Gusa disi ubuzima buramugoye. Niba ukunda gutanga nawe uyu mwana w'umukobwa wamuha ukuboko, icyo waba ufite cyose cyatuma iminsi yicuma kuri Serafi ndetse n'umwana we.